Muraho neza bakunze ubwiza bakunze dukunda gusa neza nizere ko mumeze neza ubuzima buri kugenda neza. So rero nkuko mubizi murabizi iyi channel yacu tugenda tubonaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha gusa neza ku ruhu cyangwa se ku musatsi. So rero uyu munsi nifuje kubereka andi mavuta nayo yatuma usa neza ugacya neza ku ruhu umubiri wose. So rero nta yandi nkuko mubizi nkunda kwerekana seti yose, ntabwo nkunda kwerekana amavuta y'ibice bice no. So aya bayita Jenny DQ, ni amavuta akozwe mu igi akuyemo utu tuntu twose ndagenda mbereka. So rero amavuta Jenny DQ ushaka kuba inzobe cyangwa ushaka kongera inzobe yawe igasa neza cyangwa se inzobe yawe ubona iri kugenda isita cyangwa se ifite imbaraga nkeya, aya mavuta wayakoresha. Ushaka nanone no kuba inzobe ufite umubiri w'igikara cyangwa se imibiri yombi, aya mavuta nayo ni meza cyane. So iyi Jenny DQ iyi ni lotion yayo, iyi ni lotion abona uko biba bimeze no kwifsura guhera ku gikara inzobe imibiri yombi nuko nguko. So iyi ni creme yayo nayo wakoresha. So hakajyaho glycerin nayo ya Jenny DQ, hakajyaho tibe kanze nkuremo mbanze nyibereke ukuntu iba imeze. Dore nuko imeze. So ni tibe nayo ni nziza mu gihe uri gukoresha aya mavuta ya Jenny DQ. So hakabaho naga creme ko wakisiga mu maso kakuzanira ubwiza beauty dore ngaka nako ukuntu kaba kangana. So hakabaho n'isabune, hakabaho iyi sabune nayo kanze nyikwereka ukuntu ingana. Nizera yuko uyibonye. So iyi sabune rero wayoga mu maso cyangwa se ni Jenny DQ nuko ntabonye shower gel yayo, ubashije kuba wabona shower gel yayo nayo wayoga umubiri wose kugira ngo ubashe kugira uruhu rumeze neza ukoresha seti yose. So hari nk'abantu mushobora kuba nta bushobozi mufite bwo kugura seti yose, ushobora guhitamo ukabanza ugakoresha aya ngaya, ukabanza ugakoresha aya ngaya cyangwa se ugakoresha iyi creme, cyangwa se no ku bantu mugiye kuyatangira bwa mbere nkuko nkunda kubabwira, ntabwo naguhita mushobora ngo uhite ukoresha ngo amavuta yose icyarimwe ngo ushobora guhitamo amavuta runaka ari ubwa mbere ugiye kuyakoresha, ariko ushobora gufatamo makeya yibanze kugira ngo ubanze urebe ko ajyana n'uruhu rwawe. Noneho nyuma iyo ubonye ajyanye n'uruhu rwawe nibwo uhitamo kuba wahita ukoresha seti yayo yose. So rero ushobora kuba wabanza ugakoresha aya ngaya creme cyangwa se na glycerin, cyangwa se ukaba wakoresha aya ngaya nayo gutya, ayi lotion na glycerin yayo kugira ngo ubashe kubona yuko uruhu rwawe ruyakira neza utahise uyakoreshaho icyarimwe. So rero iyi Jenny DQ wayikoresha ukoresha n'ayandi ma oil yandi agiye atandukanye yunganira amavuta yawe nkuko nagiye mbibabwira, cyangwa se ugakoresha n'andi maseramu nayo mu gihe uri kuyakoresha itsuke nabyo nta kibazo, cyangwa se n'amakreme, ariko ifite creme yayo nta n'impamvu yo kuba wagura creme yindi mu gihe uri gukoresha iyi creme. So rero ni ngombwa yuko uba ugomba no kuba ufite n'ibindi bintu ku ruhande byunganira amavuta
yawe uba urimo urakoresha. So rero ku bantu mugiye kwisiga Jenny DQ nakubwira ngo isiga amavuta nta kibazo, ni amavuta akozwe mu igi. Mabizi ko ibintu byinshi bigiye bikozwe mu igi ni ingirakamaro cyane ku ruhu rwacu. So rero ni amavuta menshi mbereka agiye atandukanye, mba ngira ngo wowe nutibona kuri aya ngaya wibone ku yandi, nutibona kuri aya wibone ku yandi. Ntago ari kuvuga ngo abantu bose ngo bakurikirana ino chaîne cyangwa se uyigezeho bwa mbere amavuta nerekanye ari ukoresha. Wagenda ugahitamo nandi agiye atandukanye anyura kuri ino chaîne yacu. So rero ikintu nabwira nuko wakurikirana ibintu byinshi ugahitamo ibyo wumva bikunogeye cyangwa se uhitiyemo uruhu rwawe kugira ngo wisige. Hari igihe nakoze video mbabwira amoko y'umusatsi, nzanakora na video mbabwira amoko y'uruhu, noneho unarebe n'amavuta ushobora kuba wahitiramo uruhu rwawe kugira ngo uruhu rwawe urugenere amavuta akwiye n'amaseramu akwiye oil akwiye cyangwa se amatona cyangwa se n'amasabune. Iyo video nzayibakorera nyibategurire, kandi nkumbuza n'abamama bagenda bambwira ati wazatuba bakatwereka amavuta y'abana bakisiga, namwe iyo video nzayikora nyabereka amavuta y'abana bakisiga. So rero nakomeza kubabwira ngo dukomeze gukurikirana ino channel 5x5, ibintu byinshi tugenda tunyuzaho kugira ngo tubashe gusa neza. So nababwira ngo ndabakunda cyane, abantu bashya mugeze hano navuga ngo mucare mugubwe neza kandi turabakunda cyane. So murakoze, mukunze kugira ibihe byiza.